turabashuje nanone turabifuriza kumera neza abantu mwadukoreye subscribe ni ukuri muraba agaciro cyane mpora mbashimira abantu mudukunda mudukurikira mwandika muri comment mwese turababona na comment kandi turazisoma zose ku murongo katubashimire rero ko mubana natwe umunsi ku wundi uko dukoze ibiganiro mukaba muhari rwose muri abantu b'agaciro cyane njyewe nitwa Diane Naomi ninjye tuba turi kumwe buri munsi kuri iyi channel n'abandi bantu nazanye ngo tuganire abatumirwa banje mafite buri munsi ariko noneho uwo mfite ubu ngubu usaracyari umutumirwa yitwa Cynthia Cynthia wanyu meze neza ubu nabaye umusangwa noneho unane bwo nzongera kuvuga ngo umutumirwa ngo Cynthia ibiki none se Cynthia ni iki ukunda ku mubiri wawe cyumura ku mubiri wanjye tutajya kugira isoneza ariko nkunda amenyo yanjye yonyine seka turebe cyakoze uzi cyane nkundaho maso yawe gutya nkunda ukuntu wirabura neza agapo keza kadafite utuntu tw'udutashe katavangavanzemo hari ukuntu umuntu aba arenze ku ruhande rumwe hamwe n'inzobe ahandi rirabura ibintu by'ibiheri mbese wowe agasikini kawe rwose Imana yarabindinze niyo ndwaye ndwara bya bindi umubu uba wakuriye nyine muri Supanete Supanete cyangwa se ucomeka ka kaboro kariko ndagacomeka ariko hari n'igihe umuntu yibagirwa kugacomeka ugasanga amaboko kuraguhaye ugutunguye rero iyo sikini yacu jya uyirinda nta bintu by'imibu byo kuza kuyikoraho uko yiboneye nkunda ukuntu wirabura neza rwose mbese ubundi ukunda no guseka njyewe nshose mubonye nkubona useka rero uri kuntu ntabwo nari ubura igitsina gore ntabwo kijya gikunda kubwira ikindi yuko nyine ngo uri mwiza ngo ufite ngipo nkunda nyine kubera icyo ari ibintu bikunda kutuba njyewe ndabivuga nigeze kujya muri alimentation nsanga umukobwa kuri kishi kese gutya si umukobwa mwiza ndamubwira wa mwana uri mwiza umva ko noneho ibaze ko njyewe nshobora kubona umukobwa mwiza nkanahagarara burya nkamureba mpaka arenze cyangwa rero n'ukuntu uri kumwe n'abajama ukumva baraganiriye nk'umukobwa akanyuraho ukavuga ngo shara umukobwa ni mwiza bagahita bavuga ngo ese abakobwa ngo namwe mujye menya ko hari abandi beza n'amaso bagira kubura umukobwa bwo kutareba mugenzi wawe nyine babumva ubundi umuntu aba ari umuntu usanzwe n'undi muntu rero urabibona ahubwo kereka iyo ufitemo agashyari ubona kurenzaho nawe ugatangira mukazanamo agashyari naho ubundi rwose ubu bireba ko ari mwiza umuntu mwiza si uko wabihisha ubu bireba nyine ko ari mwiza ubu Cynthia ko ndeka kuvuga ngo ni mwiza uri mwiza utangiye no kuntera isoni iryo nyine nk'abakobwa ntabwo nabishobora ibyo bintu si ibyanyu hanyuma rero muri iki kiganiro nsigaye mfite gahunda yo gutungura umuntu mu bantu bamwe bankurikira nkamuhamagara mu kiganiro nkamushimira ubwo nyine iyo bankotoje ntibanyitabe ubwo mba nsebye ariko Imana imfashe umuntu ngiye guhamagara ntabwo babigukora kuko n'ubu ngubu ndabizi neza ko baba bari kugukurikira 5 kuri 5 umva nyitaba si ubu ko ari umubyeyi yabyaye ubu ntari mu mpinja mwana we hano n'aya masaha nayo kubikira umwana telefone aranyikubye mama ni Ken ego uraryamye ubikiriye umwana nguhamagaye ndi mu kiganiro hanyuma rero ubu ndagira ngo abakunzi banjye bose bagukurikiye bamenye ko uri umuntu w'agaciro waramfashije nkikoreye channel urampostingira ni wowe muntu wa mbere umpostingira rwose nyaporodinga ndagira ngo ngushimire rwose kuri inshuti nziza uramfasha ukamba hafi mu bintu mu buzima bwose kuva nakumenya mu bintu bitandukanye yaba mu nama
mu buzima bwa buri munsi rwose ndagira ngo ngushimire n'abakunzi bose badukurikiye babyumve ko uri umuntu w'ingenzi cyane. urakoze cyane ndagukunda nawe urabizi kandi ndabikomeje ntabwo ntangiwe. Hari igihe umuntu akubeshya ngo ni inshuti ariko ugasanga urasohora ikiganiro nta no kugupostingira nta no kukireba ngo uwo muntu urataba ari inshuti mama Nike. oya inshuti nyanshuti ubundi ishimishwa n'ibyo urimo, yabona ari ibintu byiza bikaguha kuraje, yabona ari bibi ikakugira inama. ubwo rero njye nabonye ari byiza, niyo mpamvu tubwiye ngo kuraje kandi urimo gufashwa n'ibiganiro urimo urakoze cyane. Komeza uhabe rero nyine kandi nizere ko n'ahandi hose nzagukenera rwose uzaba uhari. yewe turi kumwe cyane ko nawe uri umuntu mwiza, umuntu wese yakwigiraho, umuntu yawe ahombye cyane. ubwo rero buriya hari ukuntu abantu bahura bagahuza, kuko ntekereza ko kuva duhura ntabwo ari ahantu twahuriye, ntabwo ari we wenyine wari uhari, ariko hari ukuntu abantu bahura mu bantu benshi ugasanga umuntu umwe muri abo niwe muhuje. noneho kandi ikindi kintu ngukundira ni ukuntu ugira gahunda mu buzima. abantu batagira gahunda ntabwo mwashobokana pe. abantu batagira gahunda biravuna pe, usanga tubana nyine birababaye, biravuna usanga ndababaye, ariko nawe ndakwemera mu bantu bagira gahunda, ari nayo mpamvu twahuje. niyo mpamvu twahuje nuko duhuje imico. hanyuma ndabizi ko ngufite ideni ntari nagusura, ndabizi ariko pe mbifite ku mutima. ko nta kibazo najya nziza ko uzaza uzaza hanyuma rero komeza wonse neza, Imana iguhe umugisha muri byose. nibutse ko twavutse no mu kwezi kumwe kuko ntabwo najyaga ngatekerezaho. urumva ko tugenda duhuza utuntu twinshi. ni kure y'amaso ariko si kure y'umutima humura. sawa rero komeza kugira ibihe byiza na Nikeze n'umubebe mwese. sawa. mwamwumvishe rero n'umumama witwa mama Nikeze. ubundi gahunda afite kugenda mpamagara abantu banjye nyine bankunda bankurikiye, nawe nimba uzi ba witeguye nawe tuzakugera. hanyuma sente mu nshuti bashaka ko tuvuge ku kintu cy'inshuti, ubucuti muri rusange. muyimpamagaye ni inshuti yanjye, twarahuye turahuza, twakunda uhura n'umuntu mugahuza kandi bikikora, utagiye ngo uvuge ngo ngiye guhitamo kanaka tuba inshuti, sibyo? kuko inshuti ntabwo uyihitamo nyine gutyo ngo uvuge ngo kanaka ngiye kumwihambiraho tuba inshuti. ni ibintu birikora, kuko mufite nk'imico ijya guhura nyine ukabona utuntu twinshi muraduhuza bikabera nka rukuruzi, urumva bikabakurura kuba mwaba inshuti, sibyo? uba ubona ubucuti muri iki gihe bwa nyabwo butarimo uburyarya. nyine ukabona uvuga ngo nk'ubu ngiye inshuti zanjye nta nubwo dukunda kuvuga, ntabwo ari abantu tuvugana ngo umunsi ku wundi buri munsi ariko nkaba nzi ngo ikibazo mpuye nacyo iki n'iki, ndahamagara kanaka. urumva wowe ubucuti muri rusange muri iki gihe ubona bumeze gute? ese burahari? ese hasigaye hariho ubucuti burimo uburyarya, nyine umuntu akaba inshuti yawe afite ikindi agukurikiranyeho, wowe ubona bwa bucuti bw'umwimerere bwa nyabwo koko bugihari? ntabwo ntabwo ubu ngubu kuri iki gihe umuntu aba inshuti yawe kuko agufiteho impamvu. bakunda ukiza. ni ukuvuga ngo urugero, ngewe nkunda gutanga urugero rw'ahantu mba ndi muri iyi Kigali turimo kumva.
ntabwo ushobora kuba waba inshuti n'umukobwa w'umusirimu iwabo bakize cyangwa se umukobwa ufite amafaranga. Ntabwo bikunda. Ni ukuvuga ngo uriya ukize inshuti nawe agira ni ya yindi ikize, kubera yuko niba iyo nshuti yiwe iguze nk'umwenda, ubona tuvuga urugero, urabona nk'amakomplete ni imyenda nyine abakobwa bose benshi baba bahari, sibyo, y'abasirimu. Niba uguze kandi we akaba atarabona amafaranga yo kugura, icyo gihe bari inshuti cyane kuko nawe ukenera umwenda azawubona, sibyo? None gute yaza kuba inshuti nanjye Cynthia wiyambarira amapantaro ya 3 ntazi no kujya kugura ikanzu muri shike byibura ya 30? Uko ibyo bintu byumvikana? Ntabwo bibaho. Bivuga ngo umuntu wese abantu baba inshuti kubera ko bafite n'impanguhe. Ni impanguhe nyine. Afite icyo azagukuraho nawe ufite icyo uzamukuraho. Cyane. Gusa nanone ntabwo ari bose. Nk'ubu ngubu njye n'urugero hari umwana inshuti yanjye twiganye hariya ku Kibenga, iwabo urahazi, Ikayumba. Uwo mwana yitwa Rine. Imana ijya imuha umugisha. Umwana ni inshuti nziza, ya nshuti urumva njyewe twasozanyije muri primaire ya hara ku Kibenga ko nyirumva ntabwo ngiye nagize amahirwe yo gukomeza kwiga. We uwo mwana iwabo barifashije, ni umwana utiyemera kandi no mu kwiga kwanjye muri primaire nubwo byari bitoroshye yaramfashije. Ibaze ko ari wa mwana iyo ntatahaga ngo njye kurya porotomanje y'ibiryo yiwe twarayisangiraga, ukumva, kandi ntihagire umenya ngo bimeze gute ngo njye sinagiye kurya cyangwa se ntibyagenze gute. Na n'iyi saha ibaze yuko tukivugana. Urumva umwana duheruka kwigana 2017, reba guturuka icyo gihe kugeza 2026 turacyari inshuti, turacyavugana. Ni wa muntu mpamagara nkamubwira ati sha mfite utubazo tunutu, akaba yavuga ati sha kabisa reka nze ndebe uko mbigenza, akaba aribwirije. Ni wa mwana utavuga ngo aje kunsura aze n'imbokoboko, uri kumva? Kandi urugero arimo ari kwiga muri university, sibyo, yasoje segonderi, arabizi yuko njyewe nyine nasoje primaire gusa ndaho ngaho ubuzima bwankubise. Rero umuntu ufite ubushuti bw'umwimerere, uri kumva, ntabwo akurikira ibintu runaka. Ugasanga nibo bakeya muri iyi minsi. Nibo bakeya pe, baba bahari ariko ni bakeya. Umva hahandi ushobora gusanga ari nk'10%. Hari n'icyo umuntu akwikundishaho nyine kwa kundi umuntu bamutanaziranye cyane, ariko ureka afite icyo gushakaho. Umva hari abantu baba bazi niba navuga ngo ni ukwibonekeza, akakwibonekeza akakwitendeshaho cyane rwose, umuntu akakubera indyarya ukabibona yuko muri kumwe, ariko wanashyira kuri poste ati mana unyuze kwa kundi uba werekana yuko urwaye, akayireba agatambuka. Ntabwo se bimeze bite, byakugendekeye bite, wapi? Ariko yabona hari akantu washyizeho gashimishije wenda kagize impinduka kuri wowe, akaba ari ubu wambera ngo yoshu none se umeze ute, ni byiza, none ubwo akaba abonye impamvu yo gushaka kugira gute kukuvugisha, sibyo? Kandi niba utarwara uwo muntu ngo akuvugishe, sibyo, ngo amenye ngo urwaye iki, byagenze gute, nganagusure nibura ntanagusura basi kanakuvugisha cyane, ukaba wahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, nyine we akaza mu byiza bwasiko ko uwo muntu ni inshuti. Abarimbyarya rero niyo mpamvu nyine hari n'abantu batwereka yuko baturi hafi mu bihe by'akanya gatoya. Noneho hari n'umuntu ukubeshya ngo muri inshuti, urumva, akagira akantu agukorera katari keza, ntagusabe n'imbabazi, bikabaho ngo bikaryama, igihe kikazagera ukanongera aragarutse, urumva, nta mbabazi yagusabye ngo mwariyunze byararangiye, urumva,
ibyo ntabwo biza mubivuga ngo tubicoce noneho wenda tubabarirane birangire kandi inshuti nicyo ziberaho akagaruka nkaho nta cyabaye sha cyane rwose nyine uwo muntu uburyo aba agutwaramo ntabwo aba uba uri uw'agaciro ntabwo uba uri uw'ingenzi mu buzima buri kumva ushaka ibyo ufite kurenza ni wa muntu ushobora no guhura n'ikintu cyiza akagira abandi bantu afite amagara wowe ukaba wahamagarwa mu bibazo byiwe sibyo mu bisubizo ntuboneke mu byishimo mu byo yishimira nturimo ibyo byo nturimo ndetse ntabwo tugira abasisi ugasanga yagize anniversaire ukumva agatumira abantu gato bakaza bakayirya bakanywa bakishima ukabona yapostinze abari bamuri hafi ukabona ariko wakumva ngo bagize ibyago mu muryango akaba ari we wa mbere ahamagara kubwira shana byagenze gutya none se byibura nese ubundi ubona nk'inshuti zikwiriye kubana gute inshuti ukuntu zikwiriye kubana se inshuti ikwiriye kuba ikumarira iki ikwiriye kuba ifite iyihe role mu buzima bwawe inshuti ikintu yakagombye kuba ikumarira gikomeye kabone niyo itagufasha ariko ikakuba hafi hari igihe idafite ubushobozi ariko nibura uwo mwanya ikawigoma wari wibwaho tuvuge urugero bakwibye telefone uhamagaye umuntu wenda ni inshuti yawe wari ufite nimero ziwe mu mutwe bisa umwigarisha bigenze gutya baranyibye bigenze uko agahita ndavuga ati ngihera caje ati niba kugenda ngihera caje se ya caje yitanze ya caje wari buryo wakoreshaga iyihe caje oya nyihere sibyo ariko hakaba n'indi nshuti ushobora kubwira ati nyine ubu ngubu ndaburaye ati pole kandi ubwo wenda yari afite ibiro 2 by'umuceri yakagombye kuguha n'irobo hoya n'ikiro ntakireke aguhereze irobo wenda kubwira ati wiyeranje wishakira imboga ariko nazireke ariko ntuburare usa umuceri ntabwo urya wonyine ukaryamba ariko utaburaye noneho rero inshuti zihari kuri iki gihe ni ya nshuti izaba ifite buri kimwe ukayiririra ikagize iruhande rwawe ihangane ni ukuri humura noneho byarangiza ugasanga aciye ku ruhande akagenda akaganira na mugenzi we akavuga ati se burya uzi uburyo senti yabayeho sharapfuye noneho biranze ubuzima buramukomeranye burundu arasebye wenda muba mwaramenyanye kera wenda mukiga nka primaire muri inshuti muri agati gakubiranyije nk'uko wari uvuze mwari inshuti ariko ugasanga nko muri bakuru ntarakuvugisha wanamuvugisha ngenda mufite wanamuvugisha akajya kuvugisha nk'atakuzi mbese yakuvugisha ngo atabishaka wagira ngo ni umuntu mutaziranye kandi hari umwana dore yaraje yimukira muri karase yacu kuko icyo gihe hari ukuntu muri primaire bafata A bakagira na B bakabateranya mu ishuri icyo gihe bari baduteranyije badukoresha examen badutunguye uwo mwana akaba afite ubwonko kuko ngo ndabishobora noneho yari akiri na mutoya ndamukopesha ariko nagira ngo mbwire yuko ari muri Kenya ni hari nyine ari kwa mukuru ariko reka mbwire nigeze kumwandikira kuko kuri nyibona umuntu ukumva wishimiye gukora nta nubwo n'izi ngari no muri Kenya Mr. Shabura kuze wabaye keza bite ambwira ngo ni byiza ibaze kwandika amagambo nk'igitabo cyose umuntu akagusubiza ijambo rimwe ni agasuzuguro noneho ukabibona yuko anabona posti zawe nanakuvugisha utekereza ko ari inshuti yawe nyine ukibuka mu bwana ko mwavuga muri inshuti mugendana ahantu hose cyane ukamurikira n'ubwuzu bwinshi umwishimye ngo tuba mu rugo twazanaga kera inshuti yanjye n'iki yabira agatagukubana zera akakwandikira ijambo noneho iby'imbuga nkoranyambaga byo biragatsinda umuntu arabanza akareba niba ari kuri Facebook ukabanza akareba se ubu ngubu ugeze hehe
ifoto wa postinze igihe runaka ukora iki ugifite yabona ko uri umuntu wamaze ufite akazi keza wiyita ugira umva ako kanya ahita aguha agaciro ariko iyabona uri nyakwipfira nta hantu uri na gato akabona udafite na telefone ihenze akabona utazi komeka inzara abantu postinze agafoto atagaragara arimo igihu akabona udasuka igisuko kigezweho uwo ngose ubwo nta kintu akuvugisha nta muntu ukurimo rwose. None se Cynthia tuvuge nko wenda uri inshuti n'umuntu uba uzi ko muri inshuti rwose nta kibazo mufitanye urumva ariko hari imyitwarire runaka ushaka kubona ukavuga ati ariko uyu muntu ushaka kuba mwihomaho nshatse nagenda gake utwo tuntu twari nk'utuhe ku giti cyawe ushaka kuvuga ukavuga uti shaka ngandi kwihoma rwose pe nshaka nkuremo akanjye akarenge uyu muntu murekere umwanya we mureka gumukwe namvugisha nayigo umusubize nanjye ariko ahangaha ho nyine ndi kubona wagira ngo ndi kwihoma. Uwo muntu wari wahamagara umuntu kuri telefone ubizi ko muri inshuti wenda ugiye no kumubaza amakuru ukabona nyine nta mwanya yaguhaye tuvuge n'urugero Dia umeze uti umeze neza ubwo ijwi ahise arigabanya uri kumva none se uko nagushakaga ufite umwanya oya mbwira icyo nshakira ntacyo ndakumva wajya kumva ukumva wenda mbwanya ari ahantu ukajya kumva ukumva kuvugana n'abandi ngumva ngo nzanira kiriya n'ibintu wenda watangiye no kumubwira ntigeze abyumva ngo abihe akanya uri kumva akongera akagaruka ngo yingu harya ngusenti ngo ngaho ngo mbwira ukuntu bimeze warya ngo warumbwiye ngo iki mbese kutaguha umwanya sibyo cyangwa se hari ukuntu ubwira inshuti yawe ikintu ubizi neza kare wakagombye kuba ukibwira ubizi ko afite n'ubushobozi bwo kuba yanaguhumuriza akaba yakubwira n'ijambo rimwe ukumva yenda icyo kintu muri wowe hari ukuntu gituje none mubwira ukajya wumva yibereye mu bindi ukumva ntabyitayeho uri kumva ntabiha agaciro noneho ukajya kumva azanye nk'indi story ngo harya ngo cyagiye ngo mbwira ngo byagenze gute ukumva ntashaka kukumva uzi umuntu umeze uko nguko uzi umuntu utakumva akakwereka yuko atakutaye kandi mu wundi mwanya akakwereka yuko uri uw'agaciro akakwereka akakwitayeho rero bari kugucanga ntabwo umenya ahantu uhagaze naragucanga njyewe rero Cynthia uwo muntu iyo muvumbuye nkamumenya ni ukuvuga ngo wa mwanya wose naguhaga mitamugabanya mitamenya mitafata intego y'ibintu bibiri mitamenya uko ngomba kugutwara bivuga akanya kamwe nakwereka akakumva akandi ntakumva ukabirwa ibyari mwahita mvuga niba naguhamagaraga kuguhamagara ngiye kujya mbyo namwereze message nkubaze umeze neza nawe unsubiza ati meze neza ntafude ngo ibyo birahagije uri kumva nufata umwanya wawe ukanyihamagarira ntabwo nzareka kukwitaba ariko apana kukwereka yuko ngiyewe nakwihomyeho mu gihe wanyeretse yuko nta mwanya umfitiye rwose ese nkubeshye noneho hari nk'akandi kantu nanjye kongeraho hari nk'umuntu usura ariko we ntagusure tuvuge muri inshuti nyine wowe uzi ko muri inshuti ukajya uhora mu rugo rwe uyu munsi ugiyeyo haciye igihe we ntagusuye yibereye muri gahunda ze igihe cyo kigacaho ugafata inzira ugasanga mbese nk'igihe aherukira iwawe cyangwa iwanyu ni nko mu mwaka ongeraho kuko ukajya ubona yasuye n'abandi kandi abashenda uzi ngo hari umushuti wanjye ngo mvuye gusura ngo Kicukiro kandi ubwo wenda we waramubwira ati se wazanse ngo nta tike ngo nabona urabona ngo byaragoranye nk'umuntu w'inshuti ubundi nyine inshuti niyagusuye nawe ukayisura cyangwa se mwanavugana ukumva nyine ko kundi wandikira umuntu nk'ibyo wari uvuze ukumva nyine kugusubiza no mu nyandiko buriya umuntu yagusuzuguye urabibona ko yagupinze pe ukamwandikira n'ubwuzu bwinshi ushaka nyine nk'inshuti nyine ukabona uganira n'inshuti wirekuye wisanzuye avuga byose nk'uko ubishaka n'uko ubitekereza akajya agucubya kuko n'umuntu agucubya urabizi kwa kundi wazamutse hejuru bakagenda akumanura gake gake akumanura gake gake icyo gihe rero kuramo akawe karenge umenye ngo nta muntu ufite shaho nta kiba kivamo kabisa ntureke ushakire inshuti ahandi pe hanyuma ariko kandi tubwire n'abantu nimba ushaka kuba nimba nyine ushaka kugira inshuti nyayo nawe
sibyo ko hari igihe dushaka ibintu mu bantu ariko mu by'ukuri twebwe ntabyo tubaha cyane. sibyo ushaka ko abantu bagusura ariko wowe ntubasura, ntabwo rero byashoboka. ntabwo umuntu yahora mu rugo rwawe, hari umuntu ubura utagusura, abantu bagira ubunebwe mu gusurana, ubunebwe mu kugenda, akaba ntanakwanze nta n'umutima mubi, ariko ugasanga nyine kugira ngo azashyiguke mu rugo ngo aje kugusura ni intambara, kandi wowe ugashaka ko uhora umusura. Rero ubucuti ni magirirane, ni ukuvuga ngo ni mwese niba mugenzi wawe yigomwe nawe emera wigomwe, kuko ntabwo aba ari we uba ufite umwanya wo gupfa ubusa ku buryo yahoze iwanyu yakwitayeho byagenze gute. ariko wenda niyo rega hari n'ukuntu wenda abantu badakunda basura, ariko umuntu mukamwanahura n'ahantu gutya mukaganira ewana mugatera story ukavuga ati kabisa umva kahita unakumburanye umunsi rwose ntago nanawibagira. hari ukuntu nyine ngo abantu bavuga ngo mu rugo haba hakajagari, wenda hari abana barasakuza, umukozi ari kubumva, ukavuga uti rero tujye ahantu dusohokera ahantu runaka twicare tuganire twebwe babiri tuyavuge, ubundi narangiza mwaca hamwe. Ubundi hari imico ya kera mba mbona yacitse mu bantu. Kera wasangaga umukobwa wo kwa Joni, umukobwa wo kwa Noheri bahuye bagahurira ahantu mu gisambu bakaganira amasaha atari n'umuhungu bari kumwe, kandi wabo nta n'ikibazo bagiraga. Bataha ugasanga baribaza ati se ubu ngubu wari uri he? Ati yewe nari ndi kumwe n'abakobwa kandi iwabo babizi ko bari inshuti, bakavuga ati yawe niba ari uwo nguwo mwahuye burya ntabwo wari gutaha, umva rwose birumvikana. ariko ubundi ibyo bigatuma n'ababyeyi batagira impungenge iyo bazi ko uwo muntu muri inshuti agira imico myiza, bigatuma ababyeyi nta kibazo bagira. ariko iyo babaga bazi ngo umukobwa wo kwa kanaka ni ikirara, bakakubona umwana wabo muri kumwe, byabaga ari intambara, batagatura sinzongere kubona n'uriya mukobwa. Ako kantu k'uburaga koze no kuvuga ko muje buriya twakagombye no kumenya inshuti tugendana nazo, sibyo ngo mbwira uwo mugendana ngo mbwire uburiho. Ibaze ko nyine hari n'abakobwa basigaye batinyuka bakanywa itabi, sibyo none se niba uri inshuti n'umukobwa unywa itabi, ukaba uri inshuti n'umukobwa unywa inzoga, wigize ikirara nyine ugenda mu kabari, wenda kunywa inzoga kuri bamwe ntago ari icyaha, sibyo, ariko kunywa mu rugero ntiwiyandagaze birumvikana. Niba uri inshuti n'umukobwa ugera saa 12 akaba yamaze kwambara, ndavuga ati kabisa ubu nagiye aho akabari gashyushye kari ubu ndahazi, agiye kunywa inzoga, n'iryo tabi naribona ararinywa, uwo mukobwa se ni iyihe nama yindi azakugira? Azaba inshuti nawe mu gihe uzaba ufite amafaranga yo kugira ngo mujye kunywera, anagushuka ngo njya kwiba iwanyu uzane kumva. Ariko icyo gihe uzaba udafite ayo mafaranga ngo mugurire iryo cupa, nta bushuti mufitanye, kandi ingeso mbi burayandura kuri inzu. Azagusiga aho uri, niyo waba uri mu bibazo yigire kwishakira za nshuti zimugurira cyane rwose. Kuri inshuti mbi nako inshuti mbi urumva ufite n'ingeso mbi. Ingeso mbi yandura, ushobora kuba uvuga ngo wenda uzamukurura umuzane ku ngeso zawe nziza, ariko ugasanga ya ngeso ye mbi irakuganje n'undi birangiye ikuzanye muri za ngeso ze mbi cyane rwose. Rero inshuti rwose dufite twakagombye gushishoza, ukamenya abo mugendana, kuko hari igihe uvuga ngo uzaganza umuntu umuzane mu cyiza bikakunanira bikarangira urungutse. Kandi rega iyo abantu bakubonanye n'uwo muntu w'ikirara gutyo, niyo waba utari cyo, burya uba wamaze gufata karagita y'icyo kirara, uba wamaze kwitwa cyo, kugira ngo nyine ntabwo wavuga ngo ubyikuremo, kugira ngo ubyikuremo ni uko uwo muntu mureka ukagenda wenyine. Niyo sura numva bakwambitse icyo cyasha bakwambitse, kuvuga ngo ugenda n'ikirara, byo byonyine niyo sura mbi. Umwana kwa kana kagenda n'ikirara, umwana kwa kana katibura nawe byuko byabaye. Niba banywa itabi ubwo nawe nimba ari ikigare kiburimo ubwo nawe wafashwe nuko. Rero ntabwo ari byiza, kandi tumenye kuba inshuti za nyazo. Nimba umuntu mwari inshuti, mukomeze ubwo bucuti bwanyu, nihagira nakitambikamo kabare ka kantu muvugaho kakarangira, ariko apana kumusabana imbabazi. Gukosa ni ibintu bisanzwe, nta kintu kiba cyadanje kirimo. Ushobora gukosa n'undi agakosa gutyo, ariko nimba kanabayeho nimukaganire, muvuge muti ahantu ndagize najye nkaya gutya na gutya, mbabarira, mwiyunge ubucuti bukomeze. Ntabwo kuri iyi si tubaho
nta kibi dukora, nta cyaha dukora, tudakosa, ntabwo bikunda kuko turi abantu, ariko nanone uburyo tubyitwaramo nibyo byakabaye bidukomeza. Kandi nyine no kugirana inama ni inkunga ikomeye kuri buri muntu. Niba ubona mugenzi wawe muri inshuti hari aho akora ibitagushimishije, wimubera mwiza ngo umubere indyarya kandi ubibona yuko ibyo akora atari byo, mubwiza ukuri wenda bikwangire, ariko umugire inama, uruhare rwawe ruraba rwavuye, umugire inama wenda yange kukumva, ariko wamubwiye. Kwe kuba kwa kundi ngo indyarya ngimwa n'indyamirizi, umbere indyarya ngo nanjye nkubere indyamirizi, ngo ndanga kuvuga ngo kugira ngo bitagenda gutya. Kandi turi inshuti ngakambona nabi akamvuga nabi. Oya rwose, kuko hari igihe bizaba bibi kurusha usange nawe ubyisanzemo kandi bakagombye kuba barabikemuye mbere. Ikiganiro nakagaruka, reka dusoreze ahangaha ingingo twaganiragaho na Cynthia. Nizere ko hari icyo mukuyemo, mushaka ko hari n'indi topic twavugaho nayo mwazayitubwira muri comment. Ikindi kandi mwibuke gukora share, mudukorere share, ikiganiro kigere kure henshi hatandukanye. Ikindi kandi abantu batakoze subscribe, buri munsi mpora mbibutsa ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bibageraho kandi ku gihe. Mwakoze cyane rero, ikiganiro naho ubutaha. Bye bye.